banyarwandakazi, nongeye kugaruka imbere ya kamera kubasuhuza, mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza n'urukundo rwayo. Mwaramutse neza, mwiriwe neza abari mu bihugu hirya no hino mu migabane itandukanye. Ndabifuriza amahoro ava ku Mwami Yesu Kristo. Uyu munsi rero nk'uko mubizi tubimenyereye, ni umuyobozi w'ishyaka UPR Abatabazi, ishyaka riharanira ubumwe bw'Abanyarwanda. Harimo akaririmbo ariko ntacyo. Riharanira ubumwe na demokarasi y'Abanyarwanda, UPR Abatabazi, ishyaka ryashize imbere Imana kandi rigizwe ahanini n'urubyiruko. Umuyobozi waryo, twe ntabwo tureba background cyangwa dukore video, ahubwo icyo tureba ni message niyo dukonsidaringaho cyane, dutanga. Nubwo twahagarara ku giti, nubwo twahagarara muri ahantu mu gikoni, nta kibazo. Uyu munsi tuje kurebera hamwe, tuje gusuzuma ibibazo bibiri. Ingingo ya mbere ni ibi bintu turi kumva ngo bashinze igisirikari. Turebe ni bande babyisha inyuma, ni bande bitangira bate gushinga umutwe, ese niye mpamvu babikoze. Ubundi tuzi neza ko abantu bashinze igisirikari cyangwa bakoze umutwe, abenshi bakunze kubidekarara ari uko hari igitero kibaye, ariko biterwa n'impamvu runaka. Ntabwo nje kubapiga, buri muntu wese wazaje gufasha Abanyarwanda kubatabara, nk'uko mu itangazo ryabo narebye babyivugira bagaragaza amafoto, yaba ari byiza, kuko ubigikenewe nuko Abanyarwanda bava mu maboko y'ibyihebe by'abashimuse bakajya mu maboko meza, hariho ubutabera, urukundo, ubwubahane. So abo bagabo rero nabo baje bafite intego nziza, wenda bafite icyo barusha abandi, nabwo ntabwo twabamagana, kuko twebwe UPR Abatabazi, nanjye ubwanjye ntabwo tubayeho kurwanya opposition cyangwa se abarwanyira leta, kereka abari mu binyoma, abahagaze mu binyoma baje kwiba Abanyarwanda kandi nta n'icyo bashobora kubakorera. Uyu mutwe washinzwe ngo ku itariki 10 z'ukwezi kwa 11 2023, bawita FRD cyangwa ni FRD. Uwo ngo ni umutwe mushya, ntabwo numvishije uwuhagarariye. Bamwe ngo bavuga ko washingiwe mu Musanze, ariko nubwo ntaje kubabuza nubwo ntaje kuwamagana, nabwira Abanyarwanda ngo nimwitonde, umare mwamenya ubiri inyuma. Urubyiruko nimwitonde, habaye imitwe imeze gutyo inshuro nyinshi, abantu bakagwa mu mitego. Banyumve neza bawushinze, ntabwo nje kubuza urubyiruko n'abantu kuwutera inkunga, ariko mu gihe umutwe utaragaragaza uwawushinze, uwukuriye, perezida wayo, abantu nibitonde, tumare twamenya ninde uriye. Ariko cyaba ari igikorwa cyiza, yaba ari kije gutabara Abanyarwanda, byaba ari by'agaciro, nabwo cyaba kije cyongera ku bindi. Twe UPR Abatabazi turakomeje, turi kurwana urugamba rwacu kandi rukomeye, nk'abantu barwana n'imyuka mibi bazanye muri kiriya gihugu, kandi twabisoza tugakomeza n'urugamba rw'intwaro. Bitavuga ngo hagati aha nta bitero dushobora kuba tuwakora. Banyarwanda, Banyarwandakazi, icyo narinje kubabwira ntabwo nibivugaho cyane uyu mutwe. Ndababwira ngo mwitonde, araba winjiramo, araba kugira icyo bakora muri wo, tumare twamenya ubiri inyuma ninde, kuko muri iki gihe cy'amage
na FPR ishobora kubikoresha, igakoresha bamwe mu bajura bari muri opposition, tuzi ngo n'aba opposition, ugasanga bakoze ibintu nka biriya bakadekarara. Ubundi imitwe ikunze kudekarara yarasha ahantu, ubundi imitwe ikunze kudekarara yakoze igitero, ubundi abantu bakunze kuvuga hari icyabaye. Ariko uyu munsi wa none umutwe washinzwe, dushinzwe umutwe uyu n'uyu n'uyu, bakarongo 0 itariki duhere kuri ibi. Niko nabyumvishe, nabikurikiranye maze iminsi mbyumva, ariko nijoro nibwo nabitezeho. Umunyarwanda hari abe yitonze, amare yasobanukiwe, ari inkunga ari na buri kimwe cyose. Ariko nanone mbasaba kugira ngo UPRD batabazi yo twe muratuzi kuva kuri Facebook, muratuzi ku mbuga nkoranyambaga, ibyo tumaze iminsi dukora mu Rwanda nubwo babisha ariko ntihabura babibabwira. Ubu ndakeka benshi muratuzi. Twe rero tugomba guterwa inkunga kandi mukayoboka na UPRD batabazi, kuko ni ishyaka ry'urubyiruko riharanira ubumwe na demokarasi by'abanyarwanda. Kimenyimenye byashize n'Imana imbere. Ikindi tuje kuvugaho ni jenoside yakorewe abahutu. UPRD batabazi ni ifite groupe yatwemeze jenoside yakorewe abahutu. Ejo twatanze linki, ndagira ngo na hano turaza gutanga linki y'iyo groupe, dushobora kuzatanga linki hano kugira ngo benshi muze muyibemo. Groupe twemeze jenoside yakorewe abahutu, tugira ngo turebere hamwe kugira ngo dushinge groupe twemeza jenoside yakorewe abahutu. Ntabwo ari kuvuga ko jenoside yakorewe abahutu yahagaze, ntitwigeze dushiraho itariki jenoside yakorewe abahutu yarangiriyeho, nkuko igitambo cyavuye ikuzimu cyo kwa Satani cyavuze ngo ngo abatutsi mureke FPR, muduhe ibi byihebe byine byita FPR, ni muduha abatutsi amezi 3, nuko memora bihagaritse muti ngibe amezi 3 arangiye iminsi 100 abatutsi bapfa birahagaze. Twebwe twemera ko kuva ku itariki ya 1 kwezi kwa 10 muri 1990 ariko jenoside yakorewe abahutu yatangiye kugeza na n'ubu, ariko kubw'ibimenyetso UN cyangwa United Nations nubwo ihuriyemo, nubwo bahuriye mu kidini cya Illuminati badashobora kutuvugira kuko ngo bica abahutu babazira ko basenga. Hari raporo banditse kuva muri Kongo bayita report mapping ya 2010 igaragaza ko ubwicanyi bwakorewe abahutu muri Kongo ndetse n'abakongomani ari especially abahutu bigejejwe imbere y'amategeko ari jenoside. Ubwicanyi bwakozwe Kibeho nabwo ni massacre, n'ubwicanyi bw'indengakamere burenze bwatagitinze ubwoko bumwe, bwatagitinze ubwoko bumwe butagetinga bwatagitinze ubwoko bumwe butagetinga abari mu nkambi y'impunzi. Barakomeje rero bajya mu Ruhengeri, barakomeje bajya Kibuye, Cyangugu, Gitarama, u Rwanda rwose barabisha ndetse bazibingatanya ibimenyetso. Hasi aho murabona nigeze gutanga ubuhamya bwa jenoside, ukuntu inkotanyi ibyihebe byashimutse u Rwanda byari bivuye mu gihugu cy'abaturanyi byishe abahutu. Badushiraga muri Songamane, nari impari muri Kongo, bakatwicira ku izuba, badufungiraga mu bigo bya Kamuhoza, batwicishaga inzara, batujugunyaga mu myobo, twasangaga abagogwe baduteze ibirago cyangwa imikeka, hasi baracukuye ibyobo, badufungiraga mu mazu, baturishaga amashashi. Hari abantu batwicaga batuza kuko twungo twambaye dusenga. Hari uwo mwamwishe ngo kuko agiye gukora ubukwe muri za komine Cyabingo,
icyo gihe nari impari, batwicaga bitwaza bavuga ngo amazina ngo y'abacengezi ngo tubafate tubazane, twanababereka ngo nkabara ngo mubafate mubazane n'abana banyu, ukibaza ukuntu bo bamunaniwe bafite imbunda ngo twe tubabazanire. Hari n'ikindi kinyoma nje kubabwira niba bavuga ko abanyaruhengeri babicaga ngo kuko ngo n'abacecuru bari bafite imbunda, intera mu bwazo zikaba zare umbabarire, abacengezi ntambara abacengezi 15-20 bagiraga imbunda imwe. Izo mbunda bazi ko zo guhana n'abacecuru ko nta mbunda bagiraga, izo mbunda bazikuye zo guha abacecuru. Ese abasore bo barazigiraga? Hari ibintu bibiri byatumye bahindura igihugu. Ikintu cya mbere kwari ukugira ngo bakureho ikintu bita eliminate, bakureho buri kimwe cyose icy'abahutu, leta z'abahutu zashizeho. Icya kabiri kwari ukugira ngo bagabanye abakozi bicisha, babashiremo bene wabo bicisha abahutu inzara n'ubukene kuko bazaba ari bakeya. Baravuga ati abize muri iki gihe dufite ni bake, abahutu bazakora, reka tubicisha inzara. Ikindi kwari ukugira ngo bahishire ikibihatse, ubwicanyi bwakozwe uzibure, bakorope n'urubyiruko. Niyo mpamvu byite serire, segiteri, komine, perefegitire, iby'inkotanyi bijugunye ntacyo bitumariye, nta cyiza batuzaniye, ni ibibi byaje bafite. Yewe n'ikimenyimenyi naho bavuye naho barahemutse. Nta bandi babihagarika kereka UPRD Abatabazi. UPRD Abatabazi iri mu gisirikari, irimo imbere mu Rwanda, mu rubyiruko rwose, hanze mu mahanga, hirya no hino. Twanditse kuri Facebook, murabizi twakurikiwe ni mu 350 ya buri kwezi. None niba twaranditse imyaka irenze 4 n'isa tukaba tucyandika 5-6, dufite abanganiki ku mbuga za WhatsApp, dutanga ibiganiro ku maradiyo atandukanye, baratuzi, dufite amagurupe menshi. Nta bandi rero ni mutera inkunga UPRD Abatabazi kandi muyigoboke namwe, kuko ntabwo nubwo bwose dufitamo, ariko yihagije, irabakeneye namwe, ikeneye igihugu cyose. Turasenga, dufite gurupe bita Uwiteka uri ingabo inkingira. Nkuko nabibabwiye, yewe mureba hano n'Imana yampaye inkoni itariki 18 z'ukwezi kwa 10. Banyarwanda, banyarwandakazi, kuba ntabwo ubwicanyi cyangwa jenoside iri gukorerwa abahutu yahagaze, iracyakorwa. Nta nubwo tuzi igihe izahagararira, nta nubwo tuzi nabi izatwara umubare w'abari. Tuzabimenya, tuzagenekereza igihe tukwiba ibyihebe byashemutse u Rwanda. Kandi kuba tuvuga ngo jenoside yakorewe abahutu, ntabwo tuvuga ngo bibe just gutyo gusa, ahubwo tubikora kugira ngo twongere morali yo guhagarika ibi byihebe byashemutse u Rwanda. Umwitero wacu n'imbunda n'amasasu. Twe ntabwo twaza kwiyamamaza dukorera izina rwa Bujindiri, kuko n'ubundi nta mashyaka yandika. Waza kwiyamamaza ute kandi nta mashyaka yandika? Iki ni ikihebe kandi nta nubwo kigihari, bari gukinisha umurava. Bari gukinisha undi babandi bamwiganaga, nibo bari gukinisha. Namwe murabizi uyu ntabwo akigendana n'umugore we, narababwiye ntabwo nzabisubiramo. Ibyo ni ibintu muzi, kandi n'abatabyemera ntacyo nitubipfe muzabibona. Banyarwanda, banyarwandakazi, ntabwo nshaka kubarambira mu magambo. Twari tuje gusobanura impamvu twemeza jenoside yakorewe abahutu. Tuje no kubwira abanyarwanda ngo inyamaswa idakenga igira ite, mwiyuzurize, turi mu mahanga.
mwitonde kwinjira mu byo mutaramenya, mwitonde kubitera inkunga, mumare mwamenya biva hehe bihagaze hehe. Sankara yaratwigaramye, sinari ndi kwa Sankara ariko nabonye ibyo yavuze bintera kayi. Murakoze rero, murakarama. Imana ibampera umugisha, Imana yacu dukunda yaremye isi n'ijuru, kandi Imana ikomeze ibane natwe. Bye bye.